Ako wajya uva muri telefone igihe twicaranye. Ako undi sindasobanukirwa ibintu burimo. Telefone kuri yo nkora akazi. Ako undi ukora iki? Nsigaye mbona umeze nk'ibandi. We nge ndibande. Yega ngewe nubwo mba ntekereza yuko wanate kwifuza yuko twanaganira. Kuko mbona nyine niba ndanabwo mushi yawe sindawumenyera. Nyine yirongorenyeshe numva ngiye kurwara igifu mba nshaka kumvugisha. Ntabwo ushaka kunyiyenzaho. Umugore utwite se arwara igifu gute? Ahubwo reka ngubaze. Hari mwene wanyu mugira inanga i Kigali. Tibya bene wacu se kandi ubizanye ute? Gusa kugira ngo mbimenye gusa da. Hari uwo mwahuye se? Reka ndarengana. Hari uwo mama yajyaga ambwira uwo kwa onkre nyine kwa musaza we. Nkayambwira ngo batuye Kicukiro hirya nyine mu Kagarama. Kicukiro habaye bakire gusa ko umwana yaba ari umukire. Cyane wabatuye Kicukiro ngo niba ari ahantu bita mu Kagarama. Sinzi ukuntu yabimbwira gusa sindahagera. Urumva twavuye iwacu sinabakubwiye se kuntu byagenze. Twavuye iwacu nsabuye mama ga televiziyo kugira ngo mbone Chantal nawe agurishije inka ya nyirakuru nuko nsigaye mvugisha. Ubwo nabyo ugiye kubinziza. Ubwo nawe reka niwe rero dukomeze cyangwa mbyihorere. Oya bimbwira we byihorere. Nuko nyine tuza mu mujyi urumva ntabwo nari kujya gushakisha imiryango. Bari guhita babwira mama hondi akaza kandeba kandi ntarakora nta kintu ndabona. Unongere mugure televiziyo yiwe. Mama nubwo ari kwemera ko nzi Kigali. Ndicece cyane nanga kujya kumushakisha. Ndavuga reka niyigire. Ariko ntabwo nzi ko ndi kwirabura mu rundi wo kuzahura nawe. Niyo mbimenye nkamushakisha ntabwo mba ntagangaye. Ubusi yamushaka tukabana ugira ngo yari kuntera inda kari umukobwa. Ujya kunzira gusambanya gusa. Ariko tumva mvuga Kicukiro ngo bakire gusa ujye ni Kicukiro yose. Hari n'ikaritsi zandagasa. Uko byasa kose niyo ndyo ubusa iyo ari kumfasha gushakisha akazi. Ariko ntabwo ari kunsambanya kuko n'umukobwa. Ariko wese ko wansambanyije. Numva n'igifu gitangiye kubona ikintu cyo kunzanira amata. Aka kanya se? Akanya kandi? Kanya nyine umuntu atwita abashaka akantu ka buri kanya. Ariko ko mbona ushaka kungira inganzwa kandi ahangandi iwacu. Ariko mugize inganzwa ntabwo uyu mwana ntwita ari uwawe. Ntabwo ngutwitiye ngewe. Ngaho reka nyazane se. Ndayizanye. Bana yanjye ibingibi ni ibiki biri kumbaho ko nkeneye kumenya nimba ikibazo ari ngewe cyangwa se ikibazo kiri ku bakobwa ngenda mpura nabo. Ndagerageza uko nshoboye kugira ngo mbone umukobwa twazubakana ariko bikarangira dutandukanye. Rero sinzi ikibitera. Nkeneye iterambere muri ngewe, ndambiwe gukururana n'abakobwa. Biranyicira akazi nanjye bikanyicira iterambere ryanjye. Ndakwinginze mwami wumve gusenga kwanjye. Umukobwa duhuza tuzubakana tukagira urugo rwiza. Ndakwinginze mwami wumve gusenga kwanjye. Urumeze fresh se? Akazashaka ko nawe bizi ko ntari bijyanye mwana wanjye. Bane bareshwa gusa. Ariko nawe naguze ibyambayeho. Ibikize? Dorejo bundi. Hano ari kera n'umusibejo. Najya kubona mananzwe ko kizuba zuba ariko shaka. Ufite amaguru yaka wagira ngo umusigo wa Margarine ngo mutikura se? Mutikura bwa ese ko araje ngo bari kuyoboza wera. Inde? Wera. Abazo wera. Yaraje bamurangiye kwera ngo nabanze ngana hene ngo wambwe kamanga. Utaravuze ko uza wera. Ndabona ari gicucu. Wowe umuntu wapfa kurangira umuntu azi ikintu amushakira. Yari mwiza te. Yaramwe muri mubyara we ngo bagita Kigali ngiyo ngo yamenye ko wera ari nta mu ngari nta mu mujyi wa Kigali ngo kandi wamuranye karanga nabwo ari mbakubwira mukobwa. Genda ushakisha ahandi nanjye nimbona amakuru nzavuga.
aho ngaho rwose wakoze umuti urega ntose ntubizi ko ubuhera Nkusi yamwirukanye yaramwirukanye burya bya nyabyo yamutaye hanze cyamaye ngada uzugo aho Nkusi burya ni kiyaza kamera kubona zira nkobwa ziyemera gase sha ega buriya Nkusi nawe nawe ni nk'abandi bose usibye ko ari umupolisi nawe nashobotse umugore basimburana uze Nkusi shawo yemera n'uwera munsi wera teretse amaso uyu muntu simusohoza uyu muntu simuzi uyu muntu sinshaka avugana nawe shawo se wahura n'iki kuno batwiratagaho buriya bari abakobwa kimara kugera i Kigali ariko urase ndafite simwe mwabakire se mbere tutuye mu muhanda babuze aho barara tujye turabacumbikira wose wera reja wera se wera ni ngiyo mubitse uba ubwirira nicyo ngiye kwemera rwose buriya nyine mwibikosha namwibitse ko ni mwibanga rikomeye urabizi ko dupenga dero nyinshi urumva nakuvamo ndugwa ntago wabinkora wowe impamvu nanjye ngiye ikintu cyose kikwerekeyeho kuko dufitanye amabanga menshi noneho uriya mukobwa urumva tukimara kuba turabura mu muhanda twamuranye nawe hafi y'amezi 3 kumva cyabara ni cyiza sha noneho tugira gutya tukiranje nk'abantu b'abagabo ariko umva hari yagereye kwa Nkusi rero naje kumenya yuko yavuye iwanjye atwaye inda aperera umwana urakumva rero nyereka none umwere ubu turumwe rwose none turumwe iranye n'ibyo umupolisi nshaka ibyo kukugenda tuyihonda atwana yicare urakumva twana kosha uhonda hasi monda hejuru abagabo babe ntakibananira twarakoze imisenjire umupolisi katonana uriya mupolisi so kumumishire akabura irengero ukavuga nawe yarengeye uriya urikumva twanakoresha n'abagenzi cyane bakamushyiraho ikosa cyane akabagifunga cyangwa akakirukana ruswa akagifunga cyangwa twahitega ruswa nizo ziba inango no kuntu gikunda abagore umuteze ruswa y'igitsina uva ngubwire hari nimba ufite wera rero namugumane mwibanga ndamugumanye mwibanga icyo gikorwa kiri kumushakisha ariko se ko aranye mbona nzakivunura mugabo reka nkwereke reka nzakora ibishoboka byose kira kibyara cyananye nyibikeho ukibikeho sinabwe ko nazajya gushaka umugore ariko se iwabo bagira inzobe za kasa no mubona yakuzaza wagenda ngo ni mubyara we ngo ni mubyara we aye wagwa kuvuga ko rutawera ntaga muruta byo ko inzobe nimwe ariko nawe ni mwiza sha wamaye naramoye umugore watekiriye ni mwiza uraguru nakubeshya umugore watekiriye no ni muremure wamaye asumba wera gatoya cyo gifite ibyiso byiza ye wagira ngo maso wagira ngo bafashe babatereka mu rwose akore ko Imana pe umva rero ana cyo randura kiri koresha ibishoboka byose naho kibika wowe ntikigaruka ariko kizancika rego ubundi burira rutambe wowe n'amafaranga ufite ntago ugomba kubona wemerewe kubaho nta kigore cyiza cy'inzobe kimeze neza ureba ntarebe byo kujya gushaka abagore oya iyo ubonye igicyana ubundi abagore baratandukanye hari abagore hari n'abagore wowe abana nashatse n'abagore wowe warashatse abagore reba kikivwe abajagije n'izigene na kese mbega umugore w'igini we uzuko kijyaga nzombe ndotse mu maso gutya zigagarukira no kumbone z'amaso neza ngazibona zigiye gucuma zanjo no agiye mungu ndakwambia ariko noneho ngiye kuzafata icyemezo urarwana abonye rumeze neza yarameze neza ubundi bifite amafaranga ikintu ubwo bura kiba usiganye kiba ari kimwe umugore atari umugore kanjogera se wasayimba bazira yo unyrekera irakanjogera inuza Chantal ariko ntugafata ubutuye ngo ushaka kuyigereranya na bwana cyo bintu bibaho cyakora ne butuye koko wande butuye noneho reka mubwire ndakubwiza ukuri ubonye ngo yagukunda yegeze mu hano kugira ngo atazabyarana n'ibibazo kanjogera utamuta karata y'umutuku kubitahanza atasha bo nakurangaranye rero reka nkuzaniye ku karahure ka Black Label usomye ndumva saho cya gice ntabwo na kimwe ntabwo kimara amaze wose ko ufite stock yazo reza rero ukuntu nakwigenza kiza cyo gusura abakire mbega abagabo b'i Kigali
kumbi boss ni kuri yateye. Reba umwanya mabuja agiye ahise azana undi mugore none bari gukina biriya bintu. Aha ni hatari. Hari umuntu wahaye gahunda muri iri joro. Uko biza naha gahunda utabizi. Ni bebe. Bebe. Uje gukora iki hano? Bebe ninde? Sinari kugusura. Kunsura? Hari gahunda dufitanye se? Si kuko ntabwo ushobora gucururuka ngo mbabarire. Ariko abagore murasetsa. Aya masaha uje hano gukora iki? Sohokera. Ale. Yesano. Sohoka. Umva nta bintu by'imbabazi, ikindi ntago baza gusaba imbabazi ni. Nta gahunda twari dufitanye. Subira. Urasohoka cyangwa? Umva wowe tuza. Ntago muzi. Bebe nasohoka. Ntago muzi. Simuzi ariko aragomba gusohoka. Ese munsi kano kanya wese uromba. Noje nigiye. Barozi ko nyine unsize mu kababaro waje unyihishamo. Ubungu mfite umuntu. Ntubibona se? Mu bigaragara ubwo barabahorana. Ntushobora gusohoka ariko. Ako mada. Wagenze gake k'inkoni kubise mu kiwe yirenze urugo. Wese kutayirengeje urugo. Ubu ngubu ibi biri kumbaho kano kanya. Ntago waje. Nawe ushobora kuzisanga inyuma y'igipangu. Ntago bizakunda. Ntago waje guterana amagambo hano. Icara genda wicara utuze ariko. Komeza wizuba. Nta mbabazi nguha. Aracyavuga icyaho ngaho. Ako nkusi ubu nta no gushaka gucuruka ngo wibuke ko twabanye basi. Umpa agaciro. Ubu se wirengagije ibi byose twagiranye. Ubu ngubu nibwo wibutse ko mfite agaciro kuri wowe. Nkusi ntabwo nigeze ngutesha agaciro pe. Ariko mada ndabona ufite Umva ntago waje guterana amagambo. Nese uramugore uvuga nka Soniteka wamukuye. Ceceka tuza. Yewe umwanzuro narawufashe. Umwanzuro narawufashe. Mbabarira umvira impunzi. Hari igihe bazagusohora n'izo kamambiri nazo wambaye. Nkusi nawe ntabwo uzahura ushobora kuzahura n'abaguhemukira. Ntabwo uzahura abaguhemukira. Genda ariko. Sikakonje. Kunganurira se. Naringiye kukubwira yuko ejo bundi hari umuntu waje kukureba umeze nk'umupolisi nyine arakubura. Kuki? Polisi bwaje kundebera iki? Ntabwo polisi ngiye ngona n'abapolisi. Cyangwa nguriro? Ntabwo mbizi. Umva gashakira se. Ntabwo yambwiye ariko namubwiye ko nyine mudahari. Wagize neza.
Yagize neza ariko ntakagiye bamwongera mu rugo rwanjye. Rwasanga arabakibura ukinjira mu nzanye. ariko bose Nibikize. ejo bundi ntumvishe uvugira kuri telefone nyine ibintu Ngoke? ntumvishe uvugira kuri telefone ibintu biteye ubwoba Mwiterwa n'ibiki? kuvuga mbaba uri kuvuga ngo hari umuntu wishe Nishe. Cyewe. none se bose Kubuke? Sura mu byivuze twumva. nyine nari ndi gucaho nambuka noneho mpita numva kuri telefone uri kuvuga numvishe neza numva uri kuvuga ngo naramushimuse nyine ibintu byo gushimuta byo kwica none usigaye wica bose Ese kabaye. Kwa kicucu. Genda umwice. Mwicanye abaye wowe washatse kunyica. Igihe mu telefone usimwari mundangije simwicanye. Genda ishende wowe. Unago nakakwa narakwishugiza umuntu numva nishengewe. Hanyuma arashaka kubaza. Kubera icyo kumviriza telefone yanjye. sinubwiye ko nari ndi gutambuka Utambuka ukajya kumva ibyo ndi kuvuga. Iyo telefone izana hano kwanza. Ni gushuka. Mbwire. Nzongera kubona umusore ufashe kuri telefone. Ugomba gukora icyakuzanye. Uranyumva? nabikoraga nase ntabwo mwayima nzaza nsubiza ibintu